nkomeje kuguha ikaze kuri uyu muyoboro jidesi uburyohe bw'imyandiko aho yumvira icyanga cy'amagambo aba agize iyo myandiko. Uyu munsi urahava umenye karungu na biti bibisi. Karungu ni muntu ki? Biti bibisi ni muntu ki? Karungu na biti bibisi ni amazina agaragara mu nsigamigani ebyiri. Imwe iragira iti yariye karungu, indi ikagira iti uno si umugabo ni biti bibisi. Ikaze kuri uyu muyoboro jidesi uburyohe bw'imyandiko, uri kumwe nanjye jidesi Jean Daniel Sendayigaya uguhaye ikaze. Twanzikire kuri iyi nsigamigani yariye karungu. Yariye karungu, iyi ni insigamigani babwira umuntu iyo babonye yarakaye cyane cyangwa yarubiye, nibwo bagira bati naka yariye karungu. Byakomotse ku mugabo witwa Karungu n'umugore we Nyirakamagaza bo mu Rwampara rwa Biryogo i Kigali mu mujyi wa Kigali ahayinga mu mwaka w'1700. Ayo mazina ujya wumva muri iki gihe ya Rwampara na Biryogo rwose mu 1700 yari ahari. Uwo Karungu yari atuye mu Rwampara rwa Kigali, akaba umushumba Rwoma akora akazi ko kuragira gusa. Yabayeho rero mu gihe cy'umugabo witwaga Mushoranyambo uzwi mu mateka nka Serugarukiramfizi, wa wundi uvugwaho ubusambo buhebuje. Serugarukiramfizi yabaga mu Buganza, ariko kubera ubusambo bwe barananiranwa ajya gutura mu Bwanacyambwe, ubu ni i Kigali ahitwa ku Gasharu, ariho yaje kwita Imburabuturo. Hari Imburabuturo murahareba, hari icyicaro gikuru cya kaminuza y'u Rwanda. Amaze kuhatura, umugore we yabuze amata y'inka, yajya no kuyaguza abaturanyi bakayamwima. Serugarukiramfizi abyumvise ati ino si inturo ni Imburabuturo. Izina rifata ubwo, agasozi gahita gahinduka Mburabuturo. Bibaho biratinda, bukeye arapfa azize ubusambo bwe. Asiga umugore we Nyirakamugore n'umukobwa we Nyirabishangari n'umushumba wabo Rwojakararo. Yapfuye ari umutunzi wavugwaga cyane, ariko muri ubwo butunzi bwe ntagire abagaragu kubera ubusambo. Nicyo cyatumye apfa asize umugaragu umwe mu mashyo atagira ingano. Nyuma y'iminsi mike wa mushumba nawe yaje gupfa. Nyirakamugore n'umukobwa we Nyirabishangari basigara muri ayo mashyo bonyine, bakajya basimburanwa kuyaragira. Muri icyo gihe mu Rwampara hakaba umugabo witwaga Karungu. Bamubwira ko muka Serugarukiramfizi ashaka umushumba umuragirira inka. Arahaguruka ajya gukeza Nyirakamugore Imburabuturo, amusaba amata y'ubushumba, dore ko yari Rwoma. Nyirakamugore abyumvise arishima kuko yari abonye umugabanyiriza umuruho. Karungu amaze kubona ubuhake asubira mu Rwampara kuzana umugore we Nyiraneza, ariko Karungu wo akaba igisambo kurenza Serugarukiramfizi. Yimuka mu Rwampara n'umugore we, basanga Nyirakamugore Imburabuturo, abaha inka 10 z'imbyeyi z'intoso. Karungu amaze kuzishyikira ahita itegeko Nyiraneza ati ujye unywa amacunda gusa, nawe ikivuguto n'inshyushyu ubimparire. Nyiraneza yemera ubusambo bw'umugabo we. Bukeye yongera kubwira umugore ati dore tumaze kubona amavuta, nayo ujye uyamparira. Nyiraneza abyemera ariko agononwa. Bukeye yaganyira abandi bagore bamugira inama yo kujya asangira n'umugabo we. Nimugoroba Karungu acyuye yinikiza inka zihumbuje, ajya mu nzu umugore we ararura, amuhereza indosho, ikindi kiyiko gikoze mu giti, nawe afata indi barasangira. Karungu aramureba ariko ntiyamubuza, yiyemeza kumuharika. Bukeye ntiyazuyaza ajya kurambagiza undi mugore ku Kacyiru. Urumva ko iryo zina naryo rirazwi. Ahasanga umugore w'ikirongore ukiri muto witwa Nyirakamagaza, aramusaba aramuhabwa. Amugejeje mu rugo nawe amutegeka ko atagomba kurya ku birunge. Ibirunge ni ibiryo birimo amavuta y'inka. Nyirakamagaza arabyemera, ariko akajya birya rwihishwa. Bukeye Karungu arabimenya, ahemba amayeri, abwira umugore we ati nzajya ndya ibirunge bikonje nibyo bingwa neza. Guhera ubwo umugore yamara kurunga akajya gusigariraho umugabo ngo ashokere, umugabo agaca ruhinga nyuma akajya kwiba bya birunge akabirya. Umugore yahindukira agakubitwa n'inkuba, akibaza umwiba bikamushobera. Karungu yataha akabura icyo arya, akamuhoza ku nkeke. Hashize iminsi Nyirakamagaza ashaka kugenzura ngo amenye umwiba.
bigeze mu mashoka y'inka yohereza umwana ngo abwire Karungu ko atabaye iwabo bamutumyeho ngo atebuke. Gusa yaramubeshyaga, ahubwo yihisha mu nzu. Karungu akibyumva ayabangira ingata ajya kwiba bya birunge nk'uko yamenyereye. Agisumira urwabya atangiye kurohayo, Nyirakamagaza ati ubwo uragira ibiki? Karungu aramwaragurika, aterura urwo rweso rw'ibirunge arucinya umugore rumusandariraho. Nyirakamagaza ararubira, asingira Karungu, amushinga amenyo ku mazuru, arashikura, aracira, afatana bya birunge arabimusiga, maze induru ayiha umunwa arayidehereza. Rubanda barahurura, basanga Karungu yacitse amazuru avirirana n'ibirunge umubiri wose. Inkwenene bayivaho, bati Nyirakamagaza yariye Karungu, yamuciye amazuru amuziza ibirunge yamwibye. Kuva ubwo babona umuntu warakaye cyane, bati yariye Karungu. Babihereye kuri Nyirakamagaza washinze amenyo ku mazuru ya Karungu. Kurya Karungu ni ukurakara bikabije cyangwa kurubira. Iyo bavuze ngo kanaka yariye Karungu, baba bashaka kuvuga ko yarakaye bikabije cyangwa se yarubiye. Ku kibazo cy'uwo mugore ndifashe ntacyo bivuzeho, abantu ntibakora bimwe, imitima ntibashe kimwe. Baye uwo mugore nasaba wambirya none nkabikira. Uwo rero yari Karungu. Biti bibisi we bite ibye, si umugabo n'ibiti bibisi. Uyu mugani bawucira ku muntu uhangara icyananiye abandi akagihangamura. Nibwo bavuga bati kanaka si umugabo n'ibiti bibisi. Wakomotse kuri biti bibisi wishe Ruganzu Ndori, umwami w'igihangange byaribuwe mu Rwanda ahasaga umwaka w'1500. Uwo mugabo biti bibisi yaratuye mu musaho wa Rubengera mu Bwishaza, ahahoze ari ku Kibuye, akaba yari umugaragu wa Ndahiro se wa Ruganzu Ndori. Aho Ndahiro amariye kwicwa n'abakongoro, u Rwanda rwarayenze rutangira kwicamo ibice. Abakomeye bararugabana. Biti bibisi we yigarurira Ubwishaza, arabutwara kugeza igihe Ruganzu Ndori aviriye Karagwe akabundura u Rwanda. Ruganzu ageze mu Rwanda yabanje kwica umuhinza wari warigaruriye Uburiza witwaga Rubingo. Yamwicishije isuka amushutse ngo reka nakire abahinzi bawe bampe ku nzoga y'abahinzi. Nuko Ruganzu agumya kugandura akarere ka Byumba, Buriza na Bwanacyambwe. Amaze kugandura Kigali na Byumba, igihugu cy'Induga kirahurura kijya kumuyoboka Ibyumba, gihera kuri Nyabarongo kugera Kavumu ka Nyanza. Mu majyaruguru y'u Rwanda akarere ka Ruhengeri karayoboka. Ubugoyi bwo bwari bugifite umuhinza wabwo witwaga Rugara, sekuru wa Murinda Umugoyi. Ruganzu rero amaze kugandura Nduga iyobotse, arambuka arayogoga, aboneza no mu Bwanamukari, atura i Ruhashya na Mara mu Busanza. Nibwo yishe Nyaruzi rwa Haramanga, Umugesera mu Mukindo wa Makwaza. Amaze kumwica aragaruka ajya iruhande, yica Mpandahande, asubira iwe i Ruhashya na Mara. Haciyeho iminsi atera Nyagakecuru mu Bisi bya Huye. Ubwo akarere ka Butare kose karayoboka, hasigara Ikinyaga na Rusenyi byatwarwaga na Mukire. Ubwo Ruganzu arakatiriza, aboneza y'Ikinyaga yibanisha na Mukire, akajya amubeshya ngo iyo aryamye bamukanguza intorezo. Bukeye Mukire agendera Ruganzu ku icumbi rye. Ruganzu amubonye agitunguka mu mucyamo, ahera ko ajya kuryama yiyorosa ibyuma. Mukire ageze ku icumbi rye abaza abahasanze ati Ruganzu ari he? Bataribikiriye. Mukire ati ni mu mukangure tubonane. Batakangurwa n'intorezo, batenda ngiyi yijyane umwikangurire. Mukire aragenda kubita Ruganzu intorezo, ariko ntiyamushyikira kuko yari yiyoroshe ibyuma. Ruganzu yitera hejuru ati yewe muntu nkanguye. Mukire ati ninjye Mukire. Ruganzu arabyuka baraganira, barangije Mukire arataha. Ageze mu nzira abagaragu be baramubwira baturiya muntu ni igihangange, ukwiye kumuyoboka akaguhaka.
mukire nawe kugira ngo yereke abanyakinyaga ko ari igihangange ati sinamuhakwaho ahubwo ntazi iwanjye angendereye nanjye nzaryama muzamuhe intorezo ayinkanguze. abandi baranga batayigukubise wapfa ntabwo uhwanye nawe. hagati aho Ruganzu ava mu kinyaga atera Biti Bibisi ku Kibuye. Biti Bibisi aramunesha. Ruganzu arataha agiwe ku mwugariro ni ku Kigeme mu yahoze ari perefegitura ya Gikongoro. haciyeho iminsi atera Mukire arafatwa. Ruganzu amukubita intorezo ye niyo bise Rwamukire, yavuyeho n'igitutsi mu Rwanda. umuntu wanze undi akamutuka ngo uragakubitwa Rwamukire. Mukire amaze gupfa ikinyaga kiyoboka Ruganzu. kimaze kuyoboka Ruganzu ajya inama n'ibisumizi, izo zari ingabo ze, batera Ubwishaza na Rusenyi kwa Biti Bibisi. nuko Ruganzu n'ibisumizi n'abanyakinyaga batera kwa Biti Bibisi, barwana n'Urusenyi bararunesha, basingira Ubwishaza kwa Biti Bibisi. baharwana iminsi 3, haba icyorezo ku mpande zombi. ku munsi wa 4 abanyabwishaza bamwe baragamburura baza kuyoboka Ruganzu, abandi basigara kuri Biti Bibisi. ubwo ingabo za Ruganzu zitera urugo rwa Biti Bibisi ziratwika. Biti Bibisi abaraneshejwe, ariko ntiyashirwa, ajya mu gico n'umuheto we yigumira ku nkombe y'ikiyaga cya Kivu. mbese yigumira ku nkombe y'Ikivu. Biti Bibisi abonye Ruganzu urwaho, amuciye urwaho, arafora amukubita umwambi w'ingobe mu jisho ry'iburyo uhingukanya mu irugu. ibisumizi bigerageza kuwumukuramo birananirana, bamunagurira mu ngobyi baramuheka. Ruganzu agwa ku Gaciro mu matyazo ya Nyantango, ariko abacuzi bitwa Abakuro bamaze kumukuramo wa mwambi wa Biti Bibisi, wari umwambi w'ingobe. ubwo ariko mbere yo guheka Ruganzu, Biti Bibisi yari yiroshye mu Kivu ahunga. ibisumizi nabyo byirohamo biramwogera, arafatwa baramwica, ahwana na Ruganzu. nyuma y'ubwo rero umuntu babonye ahangamuye icyahangangiye abandi bakagira bati noneho naka si umugabo, ni Biti Bibisi. Biti Bibisi wo ku Kibuye. mwamwumvise? kuba Biti Bibisi bisobanura guhangamura icyahangangiye abandi. mwakoze kubana nanjye kuri umuyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. mwumvise imvo n'imvano yo kurya karungu ndetse n'imvo n'imvano y'imvugo igira iti uno si umugabo, ni Biti Bibisi. yari Biti Bibisi koko, umuntu wahangamuye Ruganzu, umwami Kitatire cya Mutabazi kitatiraga kigatera kigatikiza. aha uno si umugabo, ni Biti Bibisi koko. ubutaha tuzareba siwe Kamara. hari ababyitiranya na Kampara, oya, cyangwa Kamara. siwe Kamara, ntabwo ari Kampara y'umurwa mukuru wa Uganda. naho ubutaha nimukore like, share na comment, mutibagiwe subscribe, bigere kuri benshi nabo yumvira icyanga cy'amagambo. naho ubutaha, ciao ciao. abantu ntibakora bimwe, imitima ntibace kimwe. baye uwo mugore nasaba, wambirya none nkabikira.